uzakorana n'umuntu akwambura kuko amavuta kuriho sayi perera. Iyo umuntu atari muri gakondo ibije byose biraguhungabanya. Iyo utarimo gukorera mu kirere cyawe ukobye arakwambura pe. Muhindura isengesho, umuntu wese aburane gakondo ye. Hari inzozi warose, hari amakuru ufite ku gakiza, hari urugendo. Ndi umukozi w'Imana isumba byose. Shimiye Imana ko nongeye kugaruka muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo. Nshimiye Imana ko nongeye kubona umwanya wo kugira ngo nshuti yanjye mwene data twongere kuganira ku magambo y'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ngo hacyubahiro. Uri Imana ikomeye kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Uturinze muri iyi myaka tunyuzemo itatu igoranye, imyaka abantu baririyemo menshi bagasakurizamo, imyaka igushije abantu, imyaka idupfushijemo abantu b'ingirakamaro, ariko twebwe tukiriho dufite kugushima le Père qui est là, il est tout et qui est là, kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Akira icyubahiro cyawe. Bara nanjye muri uyu mwanya ukuboko kwawe kwiza ariko kugaragara ubwiza bwawe bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana yabiha umugisha. Ndi hano kugira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndimo ndingingira abantu ngo si byiza ko waheranwa n'ibikomere, si byiza ko ibihe byagutegeka ngo abe ari byo bigutuza, ahubwo uri hano nk'umuntu Imana yayihamagaye kugira ngo uhangane n'ikirere cyawe, umenye uko uyobora ibihe. Haleluya. Ndasubiramo, ndakwibutsa we waba ufite igikomere, ufite ibibazo bikurenze, ntabwo ari byiza ko umuntu wamenye Imana, wamenye Kristo, akamenya gukomera. Cyane cyane Pawulo avuze ngo niba mwaramaze kumenya mugasobanukirwa ko Kristo agira neza, ni mumwegere. Rero ijambo mfite, ndakwibutsa ko tutari hano mu isi kugira ngo ibihe bituyobore, ibihe bidutuze, ibihe aba ari byo bidutegeka aho abo dushakana nabo. La, ibihe ngo bikumanure, aba ari byo kubikwambika ngo wambikwe n'ibihe. Ahubwo ndagira ngo tuvugane ijambo rimwe rivuga ngo guhagarara mu kwizera. Ugahagarara ku cy'Imana yavuze, ukajya imbere y'Imana ukaburana uburenganzira bwawe. Guhagarara mu kwizera, ugahagarara imbere y'Imana ufite gahunda yo kuburana kuba ku musozi wawe. Sometime iyo rimwe na rimwe iyo umuntu atari ku musozi we, nabo muturanye baraguhanda, nabo mugendanye urabanukira, kuko ibikurimo bitandukanye n'ibyo bafite. Uri umutunzi, uri umunyembaraga, uri intwari mu maso y'Imana. Ntabwo ari byiza ko lo 11 ubaho mu buzima ngo ibihe bikuyobore. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kubara 27 murongo wa 5. Murongo wa 4. Haravuga ngo titire ravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehade urubanza. Niki gituma, niki gikuza izina rya data mu muryango we? Ni uko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abayisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se wa gakondo ye. Nadasiga bene se, muzahe base wabo, muzayihe base wabo. Nadasiga base wabo, muzayihe mwene wabo urushaho kwegera hafi. Tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane
ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Ariko mbere na mbere aba bakobwa ba Selofehadi, Bibiliya ivuga ko Selofehadi yari yarabyaye abakobwa 5, ntabwo yari yaragize amahirwe yo kubyara umuhungu. Kandi aba bakobwa bavuka igihe nta Muyisiraheli cyangwa se nta muntu wagombaga, itegeko ryari ririho icyo gihe ntabwo ryemereraga ko umukobwa agira gakondo. Nta nubwo umukobwa yicaraga mu bantu, ntabwo umukobwa yatangaga ibitekerezo. Kandi mu by'ukuri ibi bihe byababayeho biyumva neza ko ari abantu nk'abandi, batanga ibitekerezo nk'abandi. Hari abantu hano hanze ibihe byarabamanuye bibakura mu nama, ibihe birabamanura bibakura mu mujyi, barahunga kubera ibihe bibi, bemera kuba mu buzima buciriritse. Reka ngutangarize, uzahora ushotorana n'umuturanyi kubera ko utari muri gakondo yawe. Uzakorana n'umuntu akwambura kuko amavuta kuriho sayi aperera. Iyo umuntu atari muri gakondo, ibije byose biraguhungabanya. Iyo utarimo gukorera mu kirere cyawe, ukobye arakwambura. Muhindura isengesho, umuntu wese aburane gakondo ye. Hari inzozi warose, hari amakuru ufite ku gakiza, hari urugendo. Bibiliya iravuga ngo aba bakobwa bamaze gukura, basoma ibitabo, basanga nta ngingo ibarengera, babaririza amakuru, baravuga ngo ibyanyu byararangiye kuba so atarabyaye umuhungu. Baravuga ati gakondo ya so izahabwa abandi, mwebwe muzaba abacakara b'ibihe. Byari bigoye ko aba bakobwa bagombaga kugira ubwisanzure. Izina ryabo ryari rigiye kuzima. Haleluya. Ariko ngo ufite ijambo, Bibiliya iravuga ngo aba bakobwa buzuye umwuka wo kwizera no kwisobanukirwa, barahaguruka basanga Mose, bamutekerereza situation, lepelela bekilela, babwira Mose ngo data yarapfuye, yaguye mu butayu, yapfiriye mu buswa. Ariko ntabwo yari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera umugozi w'Imana Mose no kugomera Imana muri rusange. Baramubwira ngo twebwe twisanze data atarabyaye umuhungu, nta ngingo nimwe iturengera, turashaka ko wajya kutubariza Imana, kandi natwe turumva dukeneye gakondo robele vele muri bene wacu. Shuti yanjye mwene data, hari ubwo abantu bajya batubeshya ngo bariyakiriye, ariko iyo bahuye n'ibisa n'ibyo banyazwe baraboroga. Hari ubwo abantu bajya batubeshya ngo ngiye ngo ntacyo bintwaye ngo nzarera imfubyi za nyakwigendera, ariko ikindi gihe ugasanga yaratwite. Shelope vele tutela. Mfite isomo rivuga ngo ni gute umuntu akiri igikomere. Amasengesho yonyine ntakiza igikomere. Igikomere gikira igihe umuntu akayataje agasenga, akongera agasingira igisimbura icyo yatakaje. Rimwe na rimwe iyo umuntu arimo avuga ku bikomere, avuga ibyamubayeho, abantu bumva ari umusazi. Ariko nshuti yanjye biragoye ko umuntu atakaza uburenganzira bwe akiri muto. Njya mbona abantu basakuza bihaye Mutesi, Mutesi yarasaze. Hari ahantu Mutesi yagombye kuba yaricaye. Amateka n'ibihe Satani aramugonga. Mutesi ntuzaceceke, ukwiriye kuvuga ukaburana uburenganzira bwawe. Imyaka iracyabikwemerera. Lokile tuterabe. Bukeye ngo abakobwa ba Selofehadi baragenda, barenga itegeko ryariho. Iyo utari wasenga ngo ugire amavuta ashobora kudeviya protokoli, abantu bose bakakubwira ngo dore umuntu yagenda gutya, oya va muri bene so. Bibiliya iravuga ngo umugore witwa Rasheli
ng'induru yumvikana kurira no kuboroga, akanwa karasheri kanyeganyiza isi, kanyeganyiza igihugu. Imana ikeneye abanyamasengesho banyeganyiza isi. Imana ikeneye abagore b'intwari batiyumva ko ubuzima bwabo ari ukorera imfubyi z'abanyakwigendera. Abana nibavuga ngo papa yarakudusigiye, uzababwira uti yabasize kuki yabasize se? Ugomba gusenga Imana ukiri muri ubu buzima ukaburana uburenganzira bwawe. Ndabaho ubuhamya gato. Rimwe umukobwa yarampamagaye ari muri CHK, yakoraga muri CHK, yabonye abantu bamubwiye ko ndi umunyamasengesho, arambwira ati nukuri twari twaraburanye, twarigeze dusengana, bucya ngo bajye kumubaga ikibyimba, arantelefona n'ahantu ngiye kubatiza, ndamubwira ni sister bimeze bite? Icyo yari yaprayinze, bamuhamagaye ko agomba kuza gatangira akazi, ngo ahaguruke buri minsi nk'ibiri cyangwa itatu ngo ajye gutangira akazi. Yumva ikintu kiramutikuye, yaramaze iminsi yumva babara, baramubwira ngo afite ikibyimba ku mutima, afite ikibyimba ku ibere, cyaratutumbye kiri repere. Ndimo ndavuga ko hari Imana itajye, hari abantu bajya gusingira amahirwe yabo, bakumva muganga akamubwira ngo reka ntabwo bikwemerera gukorera muri rwa ruganda, wahita upfa. Mu izina rya Yesu Kristo turashwanyaguza izo protokole z'abaganga. Hari Imana ibasha guhindura ibintu bigahinduka. Arantelefona, ndamubwira ni mu izina rya Yesu Kristo mpanuriye icyo kibyimba ikirimo gishaka kukunyaga umwanya wawe, Satani arashaka kukuryamisha, igihe cyo gutangira akazi bagahundi, negetse ko kubagwa bikurwaho. Mama waramubwira ngo uwo muntu ngukubeshya ngo umunyamasengesho, ndavuga inahanuye ko ikibyimba kiyenga. Baragiye bageze kwa muganga bashaka ikibyimba barakibura, umukobwa aragira atangira akazi. Tuzamurira Imana iki. Data urashoboye, nkufitiye icyizere, narakubonye. Ndi ku nkuru y'abakobwa ba Selofehadi ngo baburana uburenganzira bwabo, babwira Mose ngo nubwo data yapfuye ariko turashoboye, nubwo napfakaye, nubwo wapfakaye ariko urashoboye, nubwo wahombye ariko uracyashoboye. Haleluya. Rumva imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, zigiye gukorera muri iri jambo, ukakira isezerano ryawe. Haleluya. Bukeye kabiri wa mukobwa ngo agere mu kazi, yahembwaga 1,200,000. Yaravuye kwiga mu Buhinde, arantelefona arambwira ati mukozi w'Imana warasenze koko, Imana ikuraho ikibyimba, ntangira akazi rwose, muntu w'Imana, Imana iguha umugisha. Ariko umukoresha yambwiye ngo kuva mbonye ntiyigeze nyiyumvamo, kandi arimo arankorera dosiye uko bukeye nuko bwije. Ndeka akazi ntahe, ese ubundi niba namako amaze kumfunga, seve yanjye ntizayipfuye. Ndamubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo menyera umunsi aba afite off, uzampamagare. Ni umuntu yari secretary, warambwira ati ndabwira ngo uzampamagare twicara ukingure biro ye. Numara kuyikingura, wowe uzicara muri ya ntebe nsenge, uko kubitika n'amafata ibyemezo, nawe tugiye kumufatira ibyemezo. Haleluya. Amaboko y'Imana n'abantu yahamagaye abasha gufata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abantu bagufatiye. Naravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, naramubwira ngo ntabwo uri busenge, urakomeza usinya impapuro nk'uko abasinyira, uko kubita ikaramu ku rupapuro, nawe urajya ukubitaho ikaramu. Uko yazengurukaga ku ntebe ashaka kukwirukana, nawe ni kuri bukomeze kuzenguruka. Kazi yangu ni kuomba wewe tu ingia kwa muda wake, winjire muri ya mwanya we. Narasenze ndavuga ni umugabo mwirukanye muri ibi biro, ariko numva muka mwana ambwira ngo byari byose umuntu afite, numva ngaruyemo akaki muntu. Ndavuga ngo Mana, uyu mugabo muhe promotion, bamwohereza ajye hanze, mushiki wacu nawe yicare kuri iyi ntebe. Twarasenze Imana, nyuma y'iminsi 4 bagiye kumva imva mugabo baramuhamagaye, bati ninde muntu wabo basha. Barangije bamagara wa mukobwa, bamwicaza kuri wa mwanya, ava kuri 1,200,000 atangira guhembwa 1,700,000, kubera ububasha, authority n'amavuta yo kwisobanukirwa. Ndashimira Imana ko uyu mwana w'umukobwa Imana yaramuzamuye binyuze kuri wa mwanya, ari mu nama nkuru y'abagore. Ndagira ngo mvuge ngo abakobwa ba Selofehadi zarindwanye muri ibintu by'agakiza n'ukurwana. Umuririmbyi wa 150 yavuze ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, twarobanuwe n'umwami kugira ngo tumukorere. Haleluya.
hari teoloji abantu bafite muri iyi minsi bumva ko abantu b'Imana aribo barya basabirije. Ubuntu bw'Imana ubuntu bwawe burampagije, naho napfusha amagare n'amafarashi. Ubuntu bw'Imana buraduhagije, nibwongereho ibyo kurya no kunywa. Ubuntu bw'Imana buraduhagije, nibukwicaza Imana yaguteguriye. Nusubire muri iri jambo, iteka ryose iyo uturanye n'abajiji utari umujiji bahora bakubonamo ikibazo. Haleluya. Ndashimira Imana ishobora byose. Imana impamagara nabaga ahantu mu giturage hasi za Kirehe ku mazi. Ndi umuturage wujuje ibyangombwa. Ngira bene mama ndavuga nti ndumva muri nge ntagifite kwicara ahangaha. Twari imfubyi bafite inzu z'uburushyi. Ndabwira ndumva umwuka mpagurutse ngo ngende. Ndumva hari ibintu binshuka ngo mpaguruke ngende mpeka agakapu. Abaturanyi baravuga ngo muri bene Vianney havuye nta muryango ubura ikigoryi. Ndashimira Imana ishobora byose. Iyo uri mushakisha gakondo yawe abantu ni mu byumvikanaho. Aba bakobwa bageze imbere ya Mose ntabwo bumvaga ko bishoboka. Pela ariko mfite ijambo ndikubwira ngo haguruka, hagarara mu maso y'Imana. Uyu mwaka ukwinjiza muri gakondo, uyu mwaka ubu mwaka wo kwinjira mu masezerano. Herode yafashe abana b'imyaka 2 afatamo n'abana b'isezerano, bafata abana ba Rasheli. Bibiliya ngo induru yumvikanira inama yo kurira no kuboroga, ngo ariko Rasheli ngo yanga guhozwa, ngo aravuga ngo sinzahora, siwezi cheka juu ya nini juu ya watoto wangu, siwezi lala, siwezi pela. Wichecheka, haguruka usenge. Bandi nibarangiza amateraniro tangira yawe baranezerewe sha. Hari impamvu basoza saa 6, tangira yawe nyuma ya saa 6. Ubwira Imana ngo nariyemeje ndimo ndaburana umusozi wanjye. Barangije ngo Mose ageze imbere y'Imana, Imana iramubwira ngo abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Haleluya. Ndimo ndashimira Imana isezeranye yarangiza igasohoza. 2020 mu kwezi k'8. Imana y'amasezerano iyivuze ikintu ikavuga ijambo irarikomeza. Twarana mu giterane, Pastor Viva amamagara mu bandi bantu arambwira ati muhanuzi w'Imana mvuga Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana yakubwiye imodoka ntiwabyemera. Aramanurira amanu ukwezi. Mawi kwezi kwa 10. Mu mezi 2 Imana irabibiremye. Ndasenga bigeze mu kwezi kwa 10 kuko yarambwiye ngo n'amezi 2, ndavuga nubwo ari 2 nanjye mu kwezi kwa 2 ndayigogera tu. Ndashimira data wa twese ushobora byose. Umunsi warageze itariki 14 z'ukwezi kwa 2 2020 Imana irema igitangaza nanjye mfata ko ntaje. Ariko hagati aho ngaho nahamagaye grand frère ndambwira nti birashoboka, numvishe ijambo ry'umuhanuzi rinkoze ku mutima, ndumva nizeye mbariza ahantu nabona imodoka yo kumura. Ngo imodoka mubwira n'igiciro, ngo amafaranga se wayakuye hehe? Shanga ariko ibyo bintu bawigira n'ibiki ngo niko wakwizera kwanyu. Ndambwira ni bariza abakomisiyoneri, ndumva uyu mwaka 2020 ari umwaka wo kwakira umugisha. Ndashimira Imana ishobora byose. Vuganye n'abakomisiyoneri umunsi wa nyuma mbwiraga ati ngaho ngwino wishyure, Imana ireme igitangaza, nakira amafaranga ndishyura kubera Imana. Ariko narahagurutse ndavuga ngo Mana niba nje kugukorera hari ikintu ushaka gukora muri bene data. Bavuze ko mpagurutse nk'imbwa mpunzi isuka. Haleluya. Iteka ryose niba gakondo yawe atari uguhinga uzahinga birumbe babyonesha. Shakisha ukuboko kw'Imana, wumva ijwi ry'Imana, wumva aho Imana ikwerekeza. Bakobwa ba Selofehadi, Imana ibwira Mose ngo dore abakobwa ba Selofehadi ibyo baburanye n'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo kandi no bele vele tutela. Itegeko ntabwo ryemeraga ko abakobwa bagombaga guhabwa gakondo muri bene wabo, ariko habonetse abantu bisobanukiwe
muri uyu mwaka Imana irashaka abagabo n'abagore bisobanukiwe. Muri uyu mwaka hari abantu bafite amakuru y'ijuru. Muri uyu mwaka hari abantu bajya barota inzozi ntizigerweho. Wiceceka, haguruka, kuko mu ijuru hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Bibiliya itubwira amakuru y'umugabo witwa Samson 15 bice 15 mu gitabo cy'abacamanza bice 15. Samusoni yagiye mu ntambara ararwana, ariko hari ikibwiriza ngira kivuga ngo ibihanda 5 Samusoni yahuye nabyo agahirikwa n'icyanyuma. Lokide la beven. Muri ibi bihanda Samusoni yahuyemo igihanda cyitwa ahantu yari yarwaniye, ikirere yarwaniragamo. Nukuvuga ngo ikintu kijya cyica abantu, hari ubwo umuntu agira umusozi ugasanga ahantu uri mu byarira n'ahantu hatari mu cyerekezo cyawe. Samusoni ngari rehi arangije urugamba ngo afatwa n'isari, inzara iramukubita, yaramaze iminsi mu isenga y'igitare. Ngo Samusoni arataka abwira Uwiteka ati, ndakwinginze niwemere ko ngo hagati y'Abafilisitiya batakebwe, hari isengesho ugomba kwatura mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'ibwami bagira ahantu bahahira, bagira amabutike bahahiraho. Abana b'ibwami bagira aho bashopinga. Samusoni abwira Imana ati, ndakwinginze, ndabizi ko nzapfa, ariko unyaranje singwe mu maboko y'abatakebwe. Imana ijya yubahiriza akanwa k'abantu yahamagaye. Imana ijya yemera abo yavuganye nabo ngo uwo mwanya Uwiteka adudubiza amazi. Nshuti yanjye mwene data, ibi bintu mwirirwa mutubeshya ngo mwariyakiriye. Haleluya, haleluya. Nta mpamvu yo kugira ngo Satani ndemere icyerekezo, ibihe bindemere icyerekezo. Muri iyi minsi umuntu arakubwira ngo rega ngo tukirya amavuta ngo kubera ngo Ukraine. Mu izina rya Yesu Kristo tugomba kubaho mu buzima bw'abana b'ibwami mu ijuru. Nta Ukraine iriyo, nta ntambara zo mu Burusiya ziriyo. Haleluya. Ibyacu biva ku Mana Data wa twese ushobora byose. Gakondo yanjye nihiri, ndi umwana w'Imana isumba byose. Ntabwo nkwiye gutuzwa n'ibihe ngo bimanure bintuze mu mpanga ngo munyene none senga ko ari amafaranga yonyine mfite. Uwo mwuka nanawuciye niyo nteze moto, ndamubwira ngo urantwarira 1000. Byo vuga ngo niyo yonyine mfite, ayo mbaje niyo yonyine mfite, namubwira ibintu ni 2, urantwarira ya mafaranga kuko ari yahagendera. Ariko ibyo vuga ngo niyo yonyine mfite, mu izina rya Yesu Kristo ntitugwe kuba mu buzima avuga ngo niyo ngo kubera ko ngari yonyine mfite ngo reka njye kugura simiri kwiri inkweto za pirate katika chinalais. Bakobwa ba Serefehadi bari mu mwuka wo kwisobanukirwa. Njya nsoma amakuru y'umugabo witwa Joseph w'umwami Matayi, ngo yarahagurutse haragenda ajya ibwami abwira umwami, haramubwira ati ngiyeweho ntabwo nigeze ngaragara cyane mu ntumwa z'umwami Yesu, nari mu bindi, ariko mfite stamina. Ndashaka umurambo w'umwami Yesu, ndashaka gushyingura umwami Yesu mu cyubahiro. Haleluya. Ntabwo ushobora kuzamura CV yawe ngo ugere ku rwego rwiza utari wisobanukirwa, utari watinyuka ngo viole protocole. Mpamvu baca muri protocole bamaze kugera aho bagwira. Mpamvu basenga amasaha 3 bagaceceka bamaze kugafata. Ige gutangira gushaka Imana mu buryo bw'ibanga. Viola. Haleluya. Esteri ngo arababwiye ngo ndihana nubwo bitemewe kujya kureba umwami, atariko kubw'izina rya bene wacu. Ntabwo abayuda bagomba gupfa nk'imbwa. Twarasenze Imana. Ntabwo ubwoko bw'abantu b'Imana aribo bagomba kuba batuye muri kaje vuba. Ayo mazina ya kaje vuba n'amakaritiye atamenyerewe. Lopele vele tu. Nabwiye Imana ndavuga ngo Mana, iminsi yose nkigukorera uzajya ungirira neza, uzajya umbera Imana, uzajya unyishyurira, uzajya unkomeza. Ariko mfite kuvuga Imana nagize gute nabonye. Ndashimira ishobora byose. Haleluya. Imana isohoza amasezerano. Ni Imana yimura abami ikimuka abandi.
tukiri muri Bibiliya ngo ubwo dukorana nayo, tukibana nayo, tukigendana nayo, izasohoza ibyo yavuganye natwe. Haleluya. Abakobwa ba Selofehadi ngo Imana ibwira Mose ngo aba bakobwa igihe mwari mu kiganiro muganira, urubanza rwabo rwangezeho. Areka nkubwire, Yesu ashimwe cyane, nubwo ibyo bitarasohora ariko ijuru ryarabisinye. Satani ntagutinyisha. Reka amagambo ya nyirinzu, Imana itari yaguha iyawe ntuzayivamo. Reka diregiteri yigaragambye ariko yavuze ngo ugiye kwiga kuri iki kigo uzasoza amahoro. Abantu bagiye badutega iminsi, nagiye mu ivugabutumwa. Haleluya. Mu gihugu cy'abaturanyi ntiriwe mvuga kuko si ngombwa. Nari mfite visa y'iminsi 30 ndi mu mavuta, nari nabwirije ari kuri Noheli, ari kuwa gatanu. Kuwa gatandatu tujyagiye kubona tubona bene wacu baratugambaniye. Baravuga ngo hari inyenzi ngo yinjiye mu gihugu, ngo abantu bari muri transite, bati ni intumwa iturutse mu gihugu cya Kagame. Induru ziravuga. Nagiye kubona abagabo baje bafunze, batuye umuntu yavuye hehe, ibyo ntibisobanukiwe, mu mwuriza indege cyangwa se ahurire n'akaga muri uyu mujyi. Haleluya. Numva nanjye umutima urihebye, numva ndababaye, ndeba abantu bantegeye tike y'indege. Mbwirije umunsi umwe, kandi numvaga nanjye hari umugisha, hari ubutunzi, hari urwego, hari abandi bantu numvaga tutarahura. Haleluya. Umva nshuti yanjye, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Ndangije bane urugo bati birarangiye. Umuntu umwe arababwira ati ariko uyu muntu ni murumuna wa runaka kandi akora muri office, mugende muvugane nawe. Bati bumvishe iryo zina barikanga, ariko Imana niguhuze n'amazina akomeye. Bagushanka nimumva neza ko nawe ari ahandi hantu wakandagiye bazasubira inyuma biruka. Barangije baravuga turamwihoreye, ngo bari baduha amafaranga ya naya, none ubwo tumwihoreye, ariko ntiyemeye gusubira mu mujyi ngo abantu bose bamubone kuko bamwikanze. Hari abantu bari muri transit ngo benda kujya Burayi, bumvaga abantu bari barasize bahunze igihugu, bakumva yuko naje gutata, bati mwene Kagame yageze mu gihugu. Ariko ndababwira ngo iminsi yanjye 30 nzayikora, nzavugira Imana. Imana yemeye ko nza muri iki gihugu, izabana nanjye. Ndababwira ngo ku cyumweru mu gitondo ndi mu rusengero. Bagira ubwoba bati rwose buriya wabireka ibyara abantu we nubazi. Numva nje kuvuga Imana ishobora byose ni ntanga muri iyi si yayidi nkuru rinjyane. Ariko navuze Imana. Munsi wa mbere ndaramya ndahimbaza, imbaraga ziramanuka. Hamagara umugore ntumva uko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Imana yari yambwiye ko uyu mugore akuyemo inda inshuro 5. Ndamubwira ngo inda ya 6 Imana yiguhemburiyeho. Uwo twari tutarahura, kandi ndashima Imana ishobora byose. Nyuma yo gupfusha izo nshuro, Imana yamuhaye abandi bana 2. Yamuhaye 3, yahoza nsengera ati mbwirira Imana ibihagaritse noneho sindako. Haleluya. Impamvu Satani arimo gutega imitego akujyana muri kaje vuba n'ahandi, afite gahunda yo kugira ngo ntuhure n'abantu b'umumaro. Mana ndagushimiye. Haleluya. Ndimo ndavuga Imana ikora ibintu nabo. Narabwirije ku cyumweru ntegereza n'uwakomanga ndamubura. Ndashimira Imana ishobora byose. Minsi yanjye narayimaze nta n'uwongeye kundeba. Ntabwo turabo gutinya ibintu byose bije, ngo ibihe bidufatira ibyemezo. Haleluya. Ahari waravutse wisanga iwanyu bahingiriza, bura n'uburenganzira bwawe. Bukeye Imana ibwira Mose ngo subirayo, ngo ntuzabure guha abakobwa ba Selofehadi gakondo ya se. Haleluya. Pelage zeke Mose ngaramanuka bahesha gakondo. Turimo dusenga Imana nk'abahanuzi kugira ngo dusunikire abantu muri gakondo zabo, kugira ngo dusunikire abantu ku misozi yabo. Turimo duhamagara Imana tweruye uyu mwaka n'umwaka wo kuzamuka ukarenga bariyeri. Nta nuza kubaza icyangombwa, n'umwaka wo kuzamuka ukinjira muri protocole, n'umwaka wo kuzamuka yajya muri conseil, n'umwaka wo gutinyuka penape. Wowe ni wowe ugomba kwiyaturiraho itariki y'ubukwe. Wowe ni wowe ugomba kwiyaturiraho itariki yo gutangira akazi, ukajya gushaka karaseri ugatangira kwigendana nk'umukozi wa leta.
Haleluya. Kandi ndumva amavuta y'Imana yo kubohora amateka yawe. Iki nicyo gihe. Haleluya. Nicyo gihe waturuvuga ngo Mana nanjye iki nicyo gihe. Mose Imana iramubwira ngo abakobwa ba Selofehadi uzaba ngo kandi nihagira n'umuntu urongoro mu bakobwa ba Selofehadi ari uwo mu yindi miryango, tuvuge ngo amen, ari uwo mu yindi miryango, ngo uzamuhane na gakondo muri bene wabo. Abakobwa ba Selofehadi kuko bari bafite ijambo rya nyiri ijambo batangiye guhigwa, bahindutse imari. Nawe numara kwizera Imana, nawe numara kuzamura seve yawe, numara guhagarara neza, izina ryawe haraho rigomba kugera, abantu bazatangira kukubaza amazina, abantu bazatangira kubaza nimero za telefone. Haleluya. Mana ndagushimiye. Ndimo ndumva amavuta y'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Mu minsi yashize nahuye n'umuhanuzi, nari mu mavuta numva umutima umpase, yaransanze ahantu turimo tunywa icyayi, twasuye umukozi w'Imana, nkora mu mufuka ndavuga reka nguhiture. Umutima umpase ko nguhiture umushumba. Arambwira ngo uruwahesha ni nduwa Mungu w'Imana murumuna w'ingabo zo mu ijuru. Aramaze kumuhitura yaravuga ngo mfunguye ikirere cyawe, abari barakwibagiwe bakwibuka. Ndahaguruka ndataha ngendera mu mavuta ya gihanuzi. Sinzi uburyo narimo nkubanganira telefone nibuka umuntu twaburanye ngo mare kumwandikira, ni Yesu ashimwe na makuru y'imisi, arambwira ngo harya inomero ni ukoresha. Haleluya. Hari Imana igishyigikira ijambo ry'abantu yahamagaye. Uyu ni umwaka wo gusarura, uyu ni umwaka wo guhura n'abantu bakubaza nimero yawe ya telefone, ni umwaka wo kukubaza CV amashuri wize, ni umwaka la belle, ni umwaka ugiye kuzamuka abantu bakakubwira ngo mbese buriya tukohereje agafuka k'umuceri kakugeraho gute. Igihe ni iki ngiki, ni umwaka abantu bagiye kukubaza ngo harya waba warize iby'uburezi, harya. Haleluya. Ndashimira Imana, nagiye kubona mbona amafaranga balance ngezeho, nibuka ko hari ijambo ry'umuhanuzi yampanurira arambwira ngo nimero yawe nyihuje n'abantu turimo dusenga Imana rero kugira ngo dusunike twinjire tuhure n'abandi bantu Satani yaduhishe, twinjire dusature ikirere cy'umugisha. Haleluya. Tugiye gusenga n'Imana. Bibiri iravuga ngo nuko Kalebu arazamuka arenga protokole ajya kwa perezida, aramubwira ngo kuki wibagiye icyo Uwiteka Imana yatuvuzeho ubwo twari Kadeshi Baruneya. Uwiteka akabibwira umugaragu w'Imana Mose, nta kindi kinzanye, nkeneye gakondo yanjye. Aturira ijambo uvuga ngo Mwami Yesu ndi imbere y'amaso yawe, nta kindi nshaka muri uyu mwaka, ndashaka gakondo yanjye. Uvuge ngo Mwami Yesu sinshaka kuba perezida wa Amerika, icyo nifuza no kuwamuzana gakondo yanjye. Uvuge ngo Mwami Yesu sinshaka guhura na Cristiano Ronaldo, icyo nshaka ni ukumpuza n'umuntu umwe ko mu buzima bwanjye. Numara kuryatura dusengana Imana. Reka dusenge inshuti yanjye. Sinzi umugabane uherereyeho, sinzi igice uherereyeho, ariko uyu mwaka ukubera umwaka wava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Ukubera umwaka wo guhaguruka, winyurwa n'iyo mfashanyo, winyurwa nuko ntawe ukwishyuza inzu. Haleluya. Hari ahandi hantu Imana igushaka. Ako abakobwa ba Selofehadi barenze protokole, batari bemerewe guhabwa gakondo, ariko Imana iravuga ngo kuko aba bakobwa bisobanukiwe, kuko bari bazi ko bafite intoki 5 nk'izo nawe ufite. Iyo wamaze kugera ku rwego rwo kumenya ko karitsiye nziza nawe yakubera, iyo wamaze kugera ku rwego rwiza rwo kumenya ko aho abandi bicara nawe wahicara, iyo wamaze kumenya neza ko ukagera ku rwego rwo gusobanukirwa ko warya nk'uko abandi barya, Imana irakugaburira. Ndagushimiye Mana nziza mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu butware bwawe n'amavuta wansize, ndasengera mwene data nshuti yanjye uri ahantu hatandukanye, yavutse asanga amariba yarakamye, azerera uko Yisaka yazerereye,
ariko mwami umaze kwibuka Isaka ngo abagaragu baze barahagutse bamwereka bamutungira urutoki amariba ya sogokuruza, amariba ya se Abrahamu, ngo Abafilisitiya bari barasibishije ibitaka. Nanjye ndasenze kugira ngo haleluya wibutse abantu basibura amariba yacu. Hari amariba yasibwe n'amateka, hari amariba ibyaha byasibye, hari amariba bene wacu babugufi birenga ibyo abantu birengagije. Duha amavuta, usuke amavuta ku bantu bawe kugira ngo uzane abandi bafukura amariba yabo. Haleluya. Hari abafite amapromesi bategereje baraheba, hari abandi birengagijwe, hari abatakitabwa kuri telefone. Umugabo kumugore wese labeveri wasibiwe amayira agasibirwa amariba ye. Haleluya. Wongera uhagurutse abandi bagabo bafukura amariba ye. Hagurutse abahanuzi bahanura amariba afukuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko mbonye ko ikirere cyabera kirimo gifunguka. Urakoze, habwa icyubahiro ko kuri Imana ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Reka rero nshuti yanjye wo mwene data unkurikiye, naguhereza nimero za telefone kugira ngo isaha n'isaha wakenera ko twaganira cyangwa twahura tugasenga, tujye tugira ibihe byo gufatanya nawe kwiyiriza ubusa. Bibiliya avuga ngo inshuti zayo nubwo zananiwe ariko bari basenganye nawe iminsi 7 bavuga ngo Mana tabara. Inomero yanjye ya telefone ni 0788 22 75 26 0788 22 75 26 kabiri enye 75 26. Shalom shalom. Nakagaruka. Imana ibahe umugisha.